Alright. So part 1 tuganiriye ku bijyanye n'imyumvire ya budget. Fake news twabwiye kenshi cyangwa ibintu bidapfuye twabwiye kenshi, twabiganiriyeho, twaganiriye ku mpamvu zidakora abantu badakora budget n'impamvu zigomba gutuma dukora budget. Now reka noneho nkwereke uburyo ki dushyira budget mu bikorwa atari amagambo gusa cyangwa teori. Ni ukuvuga ngo ibi bintu bine hano nibyo bintu byangombwa ugomba guheraho buri kwezi iyo urimo gukora budget. Uyu munsi turi ku itariki 2 ndibaza, ejo nijoro Sunday night nibwo twakoze budget yacu na madamu. So buri gihe every single time duhera ku bintu bine. Icya mbere ni ibyo gufungura, food, damage cyo kurya. Very simple. Icya kabiri ni utilities. Iyo tuvuga utilities no kuvuga ikintu, kuvuga umuriro, no kuvuga telefone, amazi, ibintu nk'ibyo, ni ikintu cyangombwa. Icya gatatu ni inzu yo kubamo cyangwa aho ugomba gukodesha. Niba ukodesha cyangwa ufite inzu yawe cyangwa ufite mortgage, whatever it is, shelter, it's very important. Icya kane ni transportation. So these are the basic 4 walls foundation ya mortgage. Ya mortgage foundation ya budget. Mba nabivanze byose. So ibintu bine tubisubiremo: food, utilities, shelter and transportation. Wamara kurangiza ibi ngibi nibwo utangira gukurikiza hano ibindi bikenewe byangombwa, byaba ari imyenda, byaba ari amashuri y'abana, byaba ari n'izindi gahunda nyinshi zitandukanye, ariko d'abord izi ngizo arizo duheraho. Alright, so this was part 2. Hanyuma if you guys want, iyi form turayifite niyo dukoresha, send us an email or just send us a quick text. Hanyuma tugere gute tubahe iyo form tuboherereze niba mushaka kuyikoresha. This is what we use. Urabona ko ifiteho za zindi enye twavugaga, ni house, ni utilities, transportation, clothing na food, byose biriho ahangaha. Anyways, so I will talk to you later. Turaganira umunsi ukurikiyeho, turafatanya no kureba ni gute umuntu ava mu myenda, iyo gahunda ikurikiyeho. So dushonje duhishiwe.